Mwese burya bwose igihe twavuganiye ukwezi ko wese utaha ntabwo nari gutaha kuko ndabona ibintu biri muri uru rugo rwanyu bitoroshye na gato habe na gatoya umva biri mu rugo rwo mana yanjye nuretse ko wicaye aha ngaha nicaye aha ngaha umugabo wawe noneho yabishe ku buryo bukomeye kandi nawe ureba byo rikamugize ukuri umugabo wanjye sinzi ikibazo afite Marie wumve ngo nanjye niyo mpamvu nafashe umuntu kujya gusenga wumve ngo numvaga naniwe handi ho mbese ndi kurya sindi mbese ibintu byose byanze nase mfata umwanya gusenga none yamfasha kanjugunya hano ngo genda ntangiye kuvuga uburyo waba wagiye gusenga ariko nawe mukobwa wanjye nabonye ufite amakosa nkurikije uko yabimbwiye mbese nimba ari makosa mfite nimba uko yabimbwiye ariko kuri mukobwa wanjye ufite amakosa yakubwiye ngo ikise kandi kubona ujya gusenga nta kukurupa nta gutunganya iby'urugo reba ahantu nawe yanyicaje ngo sinabona n'ahantu nkanda ni ikibazo reba ahantu yanyicajije nawe ureba kamarene nawe umukobwa wanjye ni ukuri urimo nawe umukobwa gabanya ariko inzara yonyine nasanze afite oya bikamare sibyo urabizi nta kintu ujya nguhisha wigeze ujya mu nzu usanga inzu nikorobye none sinari kujya mwute kandi yambwiye ngo wasize ibintu ngo nimukavuye imyenda muri saro ngo hano ngo ntabwo hakorobye ngo ibintu wabitereje ku buryo nzanira n'intebe ahangaha ubwo nanzi ko ntansanga ibintu byagenze neza nkaba mbona ngo byakomeje kuba bibi nkora ikigugu Mare ni ukuri kwimana inzu nasize nkorobye nasize netse ibintu byose nta kibazo na kimwe ahubwo sinzi impamvu yakwicaje hano hanze dore yambwiye ngo genda ndavuga ati uyu muriro ninkusiga ahangaha biraba ikibazo gikomeye dore ubu yagiye mu nzu nsigara nicaye ahantu nsanze hasi nicaye numiwe Mare ubundi abigenza gute ko muri iki kibazo cyafashe indi ntera ko ubwo uyu mugabo ndabana nawe muri iyi nzu kuko mugomba kubana ahubwo buri umwe agafata ingamba ibi bintu mukabiganiraho mukareba icyerekezo ahubwo nibageze aho kunsebya kuri wowe ambeshyera ko nasize ntakorobye kandi ibintu byose bimeze akanga no kuwinjira mu nzu koko urumva kuko ibintu kuko urumva ari ibyo ubusa njyewe nanjye ko ngo cyagiye nguhamagara numvishije umeze nk'uri mu kabari ariko nyumviro akomare usiko nawe mbona ibyo bakubye ko wabifashe numvishije nawe reka ukubisikanyira kuko habara narije habari gutuma no gusenga barahanga n'abandi barahanga ari gihe n'amajwi y'abagabo bumvisha ari abantu barimo gusenga nuko namujijishije nkamubwira ngo ni ingoma z'abasenga ariko nanjye numvisha ari mu kabari rwose nta mukobwa wanjye sinzi ukuntu nawe umeze rwose naho rwose umva ibi bintu rwose nta mukobwa wanjye sinzi ukuntu umeze nuze nawe urahindutse kandi ukanye kumare none uragira ngo ngiye gushyigikire mu makosa nuko ndi marene wawe ayahe makosa se kandi aho ngeze aha bakajya birirwa bana hanze oya ntabwo mbyumva nawe uri gukabya yose amasengesho ntabwo ari uko basenga no ntabwo mbyumva Mare nawe ntabwo wabikora gutya nuzi gute nawe waba umpindutse ibyo ndi kukubwira nibyo oya use nakore use mbwire mugeni ko oya amwereke reka ngire gutya amagara mugenzi wanjye ibi amufashe allo biteze arakadiru gato kangana urwara nshaka kumfasha nyemerera ngiye guha nimero ya madame urumva wowe uhita umuhamagara mu minota itarenze 3 cyangwa 4 umuhamagara mubaza ngo sheri uvuge sheri 3 wagezeyo nicyo gusa nkubajije kuko ndashaka wowe muhamagare gusa kuri telefone uvuge ngo sheri wanjye sheri wagezeyo nkaho mwari muri kumwe ukabutandukanye nawe ibindi ndaza kukubwira impamvu nyuma gira vavu akiri yo nimero reka nyokohereze muri message vavu nandi mayeri kuko nibaza barasanga hakorobye benda sebye ngaho reka twinjire mu nzu turebe kuntu mu nzu hasi ngaho ngwino icyo noneho kirambera ikimenyetso nta
ni karibu rero. Sitari. Marenga. Njeri. Shiri biti. kuza uvuga biti ntawe uzi aho wiriwe naherutse ugenda none uje muri za bite. Nese ni mpamvu wagiye ugasiga. Mare litera ese aho kiri hanze Nyine ari ngiri hanze ntabwo nari kugenda. Barabanga urugo n'umugore na uje mu rugo rutarimo umugore nta kundi wakakirwa none si ubushye kuko wamwicaje hanze ngo hano hantu ngese so wanzize aho wanzi mare ugabondebe urabona ahantu hano hadakorobye urabona inzu isa nabi koko cyonze cyo ntabwo isa nabi pe inzira isa neza ndetse cyane inzu gusa neza niyo mpamvu ubona nakuyemo ishati mjimbana nayo mbandayikorobye mujya no kuri botike ngura ahubwo nta n'ikindi kintu kera kirabura kiri muri inzu turasangira kana singuye mubaza ndayikorobye n'ingene mpoze utu tuntu twose cyakora umbabare mare ntabwo nahise kugihari nyine nari mbikoze nze ngo wagiye ikorobye se mu minota ingahe mukwe wanjye ko nzize hanze mu minota nk'itanu yonyine iminota 5 inzu urangije kuyikoropa kinige makuru akoshibagiwe kumbeshye ahantu hakoze none se nuko hasize mbwira ikintu zosize hano basize nawe ushira mu gaciro urabona hano hantu hakoze kano kanya ariko rwose kize mu gaciro umukobwa wanjye ushaka kuba ufite ukuri abusanye muri kumagana ziyanze bita wasanga ari babagabo nawe ubundi mare ihangane ko yaza gutaha hanze ntabwo bwaba ubushake nyine aho wansanze niho yansize mare urabona ko ntarengana ngaho ndebe urabona inzu isa nabi haye bagabo se taba nyine turebe itaba zana nguhitabira umve alo yego wageze amahoro wiki wageze amahoro cyane twagiranye ibihe byiza mana wesha narigeze kumubaza nyine niba wageze amahoro urinde wowe yesu we mana yanjye mukobwa wanjye ibi ni ibiki koko yarige njya mvuga ibintu rwose mukobwa wanjye nakuvugira harige njya mvuga ibintu abantu marena akagira ngo ni ibintu byo gusara ngo bagiranye ibihe bye noneho mwasenganye ma yesu we se noneho nanjye marene nkozwe n'isoni nukuri mare nimero ntabwo nyizi nimero impamagaye pe gute nimero iguhamagaye utaba uyizi anakubaza ngo wagezeyo amahoro nukuri mare yiva tuyahamagare ashobora kuba yibeshe nimero yibeshe no ku muntu ukinjira mu nzu si ukinjira mu nzu ni umuntu bari kumwe manage ibintu wavugaga hanze nkagira ngo bari kukubeshyera nukuri imana nimero gaho urabona no muri telefone ingoma ngo numvaga ngo mu butayu n'ibiki nawe kuko umugabo arimo ambwira wabene naguhohoteye mukwe wanjye wari urimo umbwira ngo ni mu kabari rukumva ari none dore koko gusa kuko n'ibindi ko namutanze nkwizeye mare n'ibindi uzabyemera njye nakugeza ubu namutanze namuguhaye mwize umva nimba ari umukobwa buri wese yatangiraga nkuru njye se suko wasenze imana bandu nyumve namuterese mbona ari umuntu muzima ushinguye ntabyurira rwose nanjye umva ntabyurira reka ayo marira yawe noneho bumuretse mubwire indi kosa batagira ngo ni urwenya kare agenda yambwiye ngo ndagiye mukandi ngiye gusenga imana ngo iguhindure urumva ari njye nawe rindi utashye yahindutse none ari no kuguza ubu uri kuri bibiki ubusa ugararira ndi hamwe mwitanye umukobwa wanjye wirira ukuri se bose akira uko byagenda kose ndi mu isezerano ry'Imana kandi hari icyo navuganye nayo reka yigendere
umva Nukuri ndarenga. Mare igendere di. imbere y'umukwe. Mbanye narwo aruru. Ndabibonye pe nanjye rwose umukobwa nashingiye. Banza Byagenda naramubeshye. kose. Ariko Ndi mwisezerano. Hari icyo navuganye n'Imana. Twavuganye n'iki? Oya. Imana sura yize. Agende undekura Mare igendere. Ejo ningwamagara muri RIB cyangwa tujye muri divorce zambera umugabo. Nukuri ndare. Yara muri izo ntebe wenyine. Akomana ibindi biki koko. Ni isezerano wambaye cyangwa nasenze nzi neza ko wanyumvishe ukanambwira ko ahirwa wihanganira isezerano nanjye no kuvugira umbwiye ko ahirwa wihangana kuzambika ikamba ry'ubugingo ariko njye ndabona imbaraga akunda banagiye kugusenga ngo nahere kuri izi nkoni nahere kuri ibi bintu binguyeho ntazi iyo byavuye ni wonyine wo kundenganura ni wonyine uzi ukuri Imana n'abandi namara niwo mvugiraga mvuyeho bose mbaye wande kuko umara nageze ko mvuye mu bagabo koko mbega umugabo ariko nzi ko ntacyo kunanira